umutungo kamere mu Rwanda, imicungire, imikoreshereze yawo. Turabasuhuje inshuti mudukurikiye. Nk'uko mubimenyereye, uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro umutungo kamere mu Rwanda. Ikiganiro cy'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda kigamije gusobanurira abantu akamaro k'umutungo kamere n'uburyo wabungabungwa mu rwego rwo gufata neza umutungo u Rwanda rufite, haba umutungo kamere w'amazi, ubutaka ndetse n'uw'amashyamba. Uyu munsi u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere ku mugabane wa Afurika bimaze gutera intambwe ikomeye mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu ngeri zitandukanye z'ubuzima. Leta y'u Rwanda ivuga ko ikoranabuhanga ari ikintu nkenerwa mu buzima bwa buri munsi ku baturarwanda, bidatandukanye cyane n'uko bakenera amazi cyangwa amashanyarazi. Iyi niyo mpamvu serivisi zitandukanye mu buyobozi bwite bwa leta uyu munsi zitangwa bitabaye ngombwa ko umuturage akora ingendo ndende ajya ku biro by'ubuyobozi runaka, aho yakoreshaga igihe kinini nyuma y'imvune z'urugendo atizeye ko ikibazo cye gikemuka uwo munsi, kandi akazahabwa serivisi bitinze kubera ingano y'abakeneye iyo serivisi nabo baba bazindukiye ku biro by'ubuyobozi runaka. Uyu munsi ibi birimo kugenda birangira. Mu kiganiro umutungo kamere mu Rwanda uyu munsi turaganira ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu kumenya amakuru arebana n'umutungo kamere w'ubutaka, hagamijwe kwiringira bidasubirwaho ko ubwo butaka bwanditse, butarimo amakimbirane kandi bufite ibyangombwa byuzuye. Ubu ni uburyo bushya abatunze ubutaka bashyiriweho bwo gukoresha telefone igendanwa bakabasha kumenya niba ubutaka bufite nimero runaka bwanditse kuri nyirabwo mu buryo bunoze. Ubu ni uburyo bwatangiye gufasha cyane abagura n'abagurisha ubutaka bakenera kumenya niba ubutaka bagiye kugura bwanditse kuri nyirabwo kandi bufite ibyangombwa byuzuye. Muri iki kiganiro turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda, Dr. Emmanuel Nkurunziza. Araza kugaruka ku nyungu nyamukuru yitezwe mu ikoreshwa ry'ubu buryo mu gihe n'ubusanzwe amakuru y'ubutaka wayashakaga yamenyaga. Turaza kwakira kandi umuyobozi wungirije w'ikigo gishinzwe umutungo kamere ushinzwe ubutaka, Nishimwe Grace. Arasobanurira abanyarwanda inzira binyuramo mu gukoresha telefone zabo ngo bamenye haba amakuru y'ubutaka bwabo cyangwa ubwo bashaka kugura bitabaye ngombwa ko bajya ku biro by'ubutaka. Aragaruka kandi ku mpamvu nyamukuru yatumye ubu buryo bushyirwaho. Izi nizo ngingo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro umutungo kamere mu Rwanda, ikiganiro mutegurirwa n'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda. Ugiye kukibagezaho ndi Ismael Mwanafunzi. Kuba uyu munsi serivisi zitandukanye haba iza leta ndetse n'iz'abikorera zigenewe abanyarwanda zitangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, umunyarwanda ntagombe kuva iwe mu rugo ngo atakaze igihe cyinshi ajya gusaba serivisi. Ni ingingo ikomeye ishimangira ko serivisi y'ubutaka, imwe muri serivisi zikenerwa cyane, itagombaga gusigara inyuma muri iyi migirire igezweho. Kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2016 nibwo ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda cyashyizeho umurongo wa telefone ukoreshwa n'abakeneye kumenya amakuru y'ubutaka bafitemo inyungu kandi baziye nimero, maze bakamenya amakuru yose abwerekeyeho. Murabizi neza yuko abantu bagura ubutaka bagashaka gukora ihinduranyamutungo kugira ngo icyangombwa cyari cyanditse kuri runaka kijye kuwabuguze. Mbere yuko abantu bakora iryo hererekanya ry'ubutaka baba bifuza kumenya amakuru ari ku butaka, kumenya niba ubwo butaka nta kibazo bufite, niba nta makimbirane cyangwa niba butari mu ngwate, kugira ngo bagure ubutaka buzabagirira akamaro kandi babashe kubukoresha. Mbere rero tutari twashyiraho ubu buryo bushyashya twashyizeho, umuntu wasangaga ashobora gukora ingendo ajya kubaza ahantu ashobora kubona ayo makuru, haba ku karere cyangwa haba ku biro by'umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka. Tubona ari ngombwa yuko hashyirwaho uburyo bwakorohereza umuturage cyangwa umuntu ushaka kugura ubutaka cyangwa ushaka kumenya andi makuru yose yaba yari ku butaka runaka kubera impamvu runaka, kugira ngo bimworohereze kuyamenya vuba, noneho habashe gukora icyo agombaga gukora mu buryo bumworohereye kandi mu gihe kidatinze. Niko hatekerejwe rero ko abanyarwanda hafi ya bose bafite telefone bashaka kuzikoresha. Hatekerezwa uburyo bwaborohera bwo kumenya amakuru biciye muri telefone.
hashyizweho umurongo, akanda akanyenyeri 651 urwego, bakagenda baguha amabwiriza ugenda ukurikiza kugira ngo ubone ayo makuru. Kugira ngo ubashe gukoresha uwo murongo uba ugomba kuba ufite nimero y'ikibanza, icyo twita UPI. No kuvuga ngo ntabwo ushobora gukoresha uwo murongo udafite nimero y'ikibanza ushaka kumenyera amakuru. Iyo umuntu amaze gukoresha uwo murongo akabona ayo makuru, aba ashobora gukora ibindi byose yifuzaga gukora, yaba ari ukugura, yaba ari ukwemera impano, cyangwa ikindi runaka yashakaga gukoresha ayo makuru abonye kuri ubwo butaka runaka. Uyu munsi ubu n'uburyo bwatangiriye ku bakoresha umurongo w'itumanaho rya telefone wa MTN, ariko mu minsi ya vuba n'indi mirongo ya telefone izatangira gukoreshwa. Ukoresha ubu buryo asabwa gusa kuba afite amafaranga 65 muri telefone ye. Biroroshye cyane kandi na bakeya byagora ntiyabura umuri hafi wamufasha, kuko ni inzira nkeya zoroheje. Ubundi na akanyenyeri 551 urwego, hanyuma ubwo telefoni ikagusaba ururimi wifuza gukoresha, ugashyiramo ikinyarwanda, hanyuma none ikakubaza nomero y'icyangombwa. Hari nomero yanditse hejuru irimo imibare itandukanye, ugenda ushyiraho yinjiramo ibikwereka, noneho ugakanda ikaguha amakuru agaragaza nyir'umutungo. So ndibwira yuko abenshi ntabwo bigoranye, ariko n'uwo byayigoye yareba nk'umwana uri mu ishuri, ari nk'umukecuru nangwa se umwuzukuru, akayamufasha nawe kugira ngo birebe. Ngira ngo kimwe mu byo twabwira abatwumva ni uko mu gutanga amakuru hari ibintu bibiri umuntu akurikiza. Icya mbere, dufite inshingano zo kumenyekanisha no gutanga amakuru, ariko nanone tuzirikana yuko tudatanga amakuru y'umuntu wenda yamugiraho ingaruka. So niyo mpamvu n'amakuru dutanga amakuru ku mutungo. Ntabwo ushobora kuza ubaza amakuru ya runaka. Niyo mpamvu ushyiramo nomero y'ikibanza, ntabwo ushobora gushyiramo nomero y'umuntu irangamuntu ngo ushake kumenya imitungo yafite, kuko ntaho bihuriye nawe. Twebwe niba ari ikibanza nicyo dutangira amakuru, ntabwo dutanga amakuru ku muntu uwo ari we wese. Kuva ubutaka bwose bwo mu Rwanda bwakwandikwa kuri ba nyirabwo kugeza ubu, hari amakuru menshi yagiye abuhindukaho, kuko hari ubwagurishijwe cyangwa se ubwatanzweho iminani. Nubwo Abanyarwanda bashishikarijwe kujya bandikisha impinduka zose zikorewe ku butaka bwabo, ntihagiye habura uburiganya bwa bamwe na bamwe, aricyo ubu buryo buje gukuraho. Iki nkibona nk'intambwe ikomeye cyane, kuko mu by'ukuri hari abantu benshi bari batangiye kugenda bahimba ibyangombwa. Umuntu akaba yakugezaho icyangombwa yitirira umutungo uwe, ku buryo ugishingiyeho hari ubwo wasangaga koko yaragihimbye ugasanga amakuru atariyo. Icyo nashishikariza abantu bose ni uko nubwo kiriya cyangwa umuntu yakikwereka, ntukagishira amakenga utari wirebera amakuru aturutse aho mu kubitsa impapuro mpamo. Ibyo rero bizatuma abantu benshi batibwa nangwa se ngo babeshywe nk'uko byagendaga ari mu mabanki ndetse n'abandi bantu. Niba hari ikintu ushaka kugira ngo umenye mu buryo bwuzuye, baza aya makuru. Ndibwira yuko izi mpapuro dukora n'abandi bashobora kuzicura. Ntabwo rero twakwizeza yuko amakuru ari kuri rupapuro ariyo nyakuri, ahubwo twagushishikariza yuko wakoresha ubu buryo kugira ngo uhabwe amakuru. Uku kutizera 100% impapuro nibyo bituma icyerekezo cy'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda kiba ko amakuru yose y'ubutaka azabikishwa ikoranabuhanga, ku buryo no mu myaka myinshi igihe nyir'ubutaka azaba atagifite icyangombwa cy'ubutaka bwe, ashobora kuzabona amakuru yose y'ubutaka. Ngira ngo aho twatangiriye twandika ubutaka, icyo twari tugamije cyari kugira ngo buri munyarwanda utunze ubutaka agaragarizwa uburenganzira bwe mu buryo busobanutse. Abantu babonye ibyangombwa, ariko ndibwira aho tugana tugenda twifashisha ikoranabuhanga kugira ngo tugabanye uburyo serivisi itangwa. Uyu munsi icyo nabwira Abanyarwanda ni uko nubwo bafite ziriya mpapuro zagiye zitangwa, batazizera 100% kuruta yuko bashaka amakuru agezweho uwo munsi. Kuko niba iki cyangombwa warakibonye muri 2009 2010, uyu munsi turi muri 2016. Ibaye hagati aho ngaho wabyizera ari uko nawe wirebeye uko amakuru ahagaze uyu munsi. Kandi amategeko yacu ko avuga uyu munsi, amakuru agenderwaho nabitswe n'umukuru w'impapuro mpamo z'ubutaka. Ntabwo ari ayo ufite kuri rwa rupapuro. Rwa rupapuro ni kopi y'ibyanditswe aha ngaha igihe rwasohokeye.
nyuma y'imyaka 5 rero nta wakwizeza yuko ayo makuru ariko ameze, ariko ni byiza ko tubashyiriyeho uburyo bwo kuba wayamenya. Nka rero nabashishikariza ko ari byo bakwitaho cyane kuruta ibiri ku mpapuro, kuko nibwira yuko no mu myaka iri imbere izaza ziriya mpapuro zishobora kuzaviraho kimwe, noneho tugasigara abantu bakoresha uburyo bworoheje, ukajya ubaza amakuru, ukaba wacuruza ibyawe utagombye kwikorera impapuro. So ni kugira ngo dutegure abanyarwanda turabikora mu byiciro. Uyu munsi bigaragare yuko rwa rupapuro atari yo kamara, ahubwo hari ahandi wakura ayo makuru washingiraho. Igihe kizaza wenda dushobora kuvuga yuko ziriya mpapuro wazisaba ari uko ubishatse ndetse ukanazishyurira, ariko nko mu bihugu byateye imbere ziriya mpapuro nta nubwo ari ngombwa. Iyo urushatse bakwandikira ayo makuru ku rupapuro rusanzwe, ariko icy'ingenzi ni amakuru abitswe n'umubitsi impapuro z'ubutaka. Impapuro ziratakara, abenshi mu giturage zariwe n'imbeba, abandi ziranyagirwa mu mazu, ariko icyo twabiza ni uko aho leta ibitsa ayo makuru nta cyayahungabanya, ni wo mutekano abantu bakwiriye kugira. Ikiza nuko n'ubu ngubu nabo bashobora kuyamenya, atari kuvuga ngo hari ubwiru bwayo, wayamenya ajyanye n'umutungo wawe nangwa se ufiteho uburenganzira. Ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda gihamagarira abanyarwanda batunze ubutaka bakeneye kugira ibikorwa babukoraho birebana n'ihererekanya gukoresha ubu buryo, yewe niyo waba utagiye kugira icyo ubukoreraho. Ni byiza ko wamenya niba koko ubwo butaka ari ubwawe nta makimbirane burimo. Umuyobozi wungirije w'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda ushinzwe ubutaka Nishimwe Grace wasanga bidakwiye ko umuntu yagura cyangwa se ngo yakire ubutaka mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose atabanje kubumenyaho amakuru yose, kandi inzira nziza yo kuyamenya uyu munsi ni ugukoresha telefone igendanwa. Icyo nashishikariza abatunze ubutaka ndetse n'abagura n'abagira icyo bakoresha ubutaka runaka, nabashishikariza kujya babanza kureba amakuru yanditse kuri ubwo butaka mbere y'uko hagira ikintu bakoraho, kuko byaragaragaye ko hari igihe ushobora kugura ubutaka ugasanga buri mu ngwate, ukagura ubutaka ugasanga buriho amakimbirane. Ariko ubu ni uburyo bworoshye ikigo gishinzwe umutungo kamere cyashyizeho kugira ngo ibyo ntibizongere kuba. Umuntu rero naguha icyangombwa cye ugiye kugura ubwo butaka, cyangwa agiye kuguhaho impano, cyangwa hari iyindi transaction igiye kubera kuri ubwo butaka, banza urebe amakuru ari kuri ubwo butaka, urebe ababutunze abari bo, niba koko ari bo urimo no kubona kuri cya cyangombwa, ubone kugira icyo ukora. Iyi niyo mpamvu abatunze ubutaka bakeneye kumenya amakuru yose abwerekeyeho, bahamagarirwa gukoresha ubu buryo bwihutisha serivisi kandi buhendutse. Uyu munsi abakoresha umurongo w'itumanaho wa MTN bandika akanyenyeri, bakandika 651, bagakanda urwego, ubundi bagakurikira inzira bagenda berekwa. Bisaba kuba ufite muri telefone yawe amafaranga 65. Abakoresha indi mirongo itari MTN nabo bashonje bahishiwe. Inshuti bakunze mwadukurikiye muri iki kiganiro, reka icyo uyu munsi tugisubikira aha, mbibutsa ko iki ari ikiganiro umutungo kamere mu Rwanda, ikiganiro mutegurirwa n'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu rwa interinete wa3.rnra.rwa. Njye bagezaga iki kiganiro ndi Ismael Mwanafunzi. Mugire ibihe byiza. Umutungo kamere mu Rwanda, imicungire, imikoreshereze yawo.